niki agahita azamura ibiciro ngaho atangiye ngo kugenda ngo bagiye gusengera abantu barimo abadayimoni ngo kuko yavuze ku rurimi ngo wagiye ngo yo hirya ngo gutegura ngo ibintu bibiteze urapfa weho ntiwari wafatisha nawe ubwawe uraciremarema none mutangiye kujya mu mizimu no mu mingiringiri n'ibiki byose no mu barangi bahita bagukuramo kagakara wari ufite ugaruke uri igishushu. Ukwiriye kumenya uri kuyihe etape ikwemerera kujya aho ngaho. Wewe niba uvuze rimwe gusa ngo uri umuhanuzi urakaze kugira ngo noneho utangira kujya mu mago y'abantu ngo kubasengera barahita bagukuramo n'ako kazima wari ufite. Ukwiriye kumenya ngo umuriro ufite ungana ute muri wowe. Ntabwo twese imbaraga z'umwuka wera tuzinganya. Haleluya. Bageshuru badusuze yego gatatu natarakora kugeza n'ubu haleluya amen Kumana fasha twakire korali Shalom
Abanyeshuri badusuhuze nabo. Gatatu. Amashyi nanone. Twakiriye kandi abaririmbyi baririmba mu yandi makorali atari izi korali duhagurukije gusa, abandi mwese muririmba mu makorali mwahamagawe n'Imana umurimo wo kuririmbira Imana. Umukecuru namwe tubakire. Gatatu. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe n'abana bato nabo ni banyeshuri, tubanze tubakire abana bato, dukomere Imana yacu amashyi. Gatatu. Iteraniro mu icyarimwe. Yego, Imana ibamugisha. Turambura ibiganza dusuhuzanye. Gatatu. Imana ibamugisha. Nabo tubakire, turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twakiriye abafatanyabikorwa ba Nibature ndetse n'abahetsi n'abashoferi badufasha gutwara abakozi b'Imana. Umukecuru mwihuse. Yego. Gatatu. Yego, nabo turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mufashe twakire urubyiruko rwacu mwazindutse muri benshi, abasore n'abakobwa mwazindukiye mu nzu y'Imana, muhagurukire icyarimwe. Nababonye mwazindutse muri benshi cyane. Muruta abantu bakuru bari hano. Biragaragara ko mu myaka iri imbere rwose niba tutazazima, ahubwo rwose muzatuyobora neza igihe tuzaba turabakambwe. Yego, ngaho namwe dusuhuze. Gatatu. Imana ibamugisha, mwakoze cyane. Nabo tubakire, turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Ushaka mwongere mukomere Imana amashyi. Dukunda abashyitsi muri Nibature, tuba twararikiye abantu b'Imana kuza mu nzu y'Imana. Hanyuma uyu munsi baje, uyu munsi ari bwo bwa mbere. Dukomere Imana yacu amashyi cyane. Twakiriye kandi mukomeze muhagarare. Ntabwo twabakira, turabanezerewe cyane. Twakiriye n'undi utari ufite aho asengera, wasengeraga mu yandi matorero ariko ukaba wagize umugisha wo kuboneka muri iyi Nibature ariko udasengera muri ADEPR. Haba hari uhari ngo nawe tumwakire. Yego, Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka tubakire. Muratera haleluya, natwe tubikirize. Gatatu. Amen. Turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka twakire abakozi b'Imana turi kumwe. Nakire madamu wanjye adusuhuze. Amen. Bakiriye Reveriyana dusuhuze. Haleluya. Amen. Dusuhuze. Haleluya. Amen. Turabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turi kumwe na mwene data udufatira amashusho kugira ngo iri teraniro igihe runaka cyangwa se aho kureba izindi nkuru twirebera ibihe byiza cyangwa se ijambo ry'Imana twumvise muri Nibature. Reka Ebenezera dusuhuze. Haleluya. Amen. Yego, turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umweru aturuka kure ariko akaba yarabanye natwe, aturuka i Rwamagana hirya, ariko Imana yaramushoboje. Icyumweru cyose kirarangiye. Tumwakire. Yego rwose, Imana imugisha. Hanyuma reka twese tujye juru dusuhuzanye muri ya ndamukanyo yacu y'abana b'Imana, dusuhuzanye tunezerewe Imana. Turayishimiye
kandi turabakunda. Amen. Babera mugenzi wawe ikuzanye kandi kumvira Imana. Imana yashimye cyane. Mbega umunezero, mbega umunezero. amasengesho yacu turajyaga dusaba Imana, murabona ko arabasha kugenda ubundi uko angana gutya agenda agashaka gukoma amashyi ya sipesiyale dushimira Imana, ariko urayakoma kwa kundi kandi Imana irabona ko rwose twihaye icyubahiro kubera gatatu. Teye ubwoba iyo yakoze Haleluya. Shimwe nange muri iki gitondo, shimwe Imana. Imana ishimwe. Ayo mashyi tuba dukomye no kugira ngo tudasakuriza abasinziriye. Yego, kandi Imana ibavugisha kuko mwabigenje neza. Reka tujye ejuru rero dushimire Imana. Korali yihuse hano Shalom bashireho ibiseke dukomeze tuyishimire. Imana yacu yarakoze, Imana yakoze iby'imbaraga, yakoze iby'ubutwari, yarahabaye ibana natwe, yakijije uriya mwana yagendaga ari hasi, ariko Mana warakoze. Gaze zari kutumara, inzu zari kudutemba hejuru, ariko Nyagasani Imana yagize neza, yarahabaye akora imirimo n'ibitangaza. Reka dushimire Imana. Reveriyani nazamura isengesho rigufi ryo gushimira Imana yakoze ibyo, nawe wibuke ibyo Imana yakoze, dusenge tuyihereza icyubahiro ko yagize neza. Yesu agiye kujya mu ijuru, yaziza abigishwa be ati muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira. Yesu agiye kujya mu ijuru, yaziza abigishwa be ati muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera
umwuka wera azahita tuzamura vuba cyane byihuse ngo bya twabibonye gukizwa none tubasize mu isi ariko umwuka wera azatuyako kanya. Haleluya, haleluya, Imana yakishimye. Reka tujye ijuru nanone twongere dusenge twakire umwigisha w'ijambo ry'Imana atuganiriza ijambo ry'Imana. Mana warakoze, wagize neza, wabanye natwe, waraturinze, waraturengeye, waraturwaniriye, waratwimanye, watubereye Imana, watubereye ubwugamo, watubereye ubuhungiro. Mana watubereye umwezi, icyumweru cyose twabonye neza yawe. Ababyeyi bavuye imbere yawe bavuga, babashije kuvuga Uwiteka Imana, twumvishe amashimwe, banezerewe kandi natwe hari ibyo wakoze. Uwiteka Imana uhabwe icyubahiro. Twongeye kugira umugisha rero hejuru y'indirimbo z'abaririmbyi kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, rirera, rirarema, rirasubiza, rishyiraho ibitari biriho bikabaho, rihindura amateka, rihindura imibereho, ritanga agakiza. Iki gitondo reka rigire ububasha umukozi wawe, umwuzuza imbaraga z'umwuka wera cyane, umutindeho cyane kandi umukoresha iby'ubutwari. Ijambo ryawe risure kandi rireme, ryongere ritange ubuzima. Natwe abo wagiriye neza ukatuzindura, uduhe kumva no gutegera amatwi ijambo ryawe, twumve icyo umwuka wera aganira natwe. Twongere guhuza ibiganza tugushimira, tugutegera amashyi y'Imana. Amen. Nanone turebe wo muhakaye, turebe umukoro noneho munsi ifayino mahereza amanota. Abakoze wa mukoro bagire gutya turebe. Abana mutayibuze kubona isheti, abana amanota muri muze kuyabona. Turi abantu twabanye nabo babashitsi guhera ku wa mbere kugeza uyu munsi, n'abaje uyu munsi bagire guca turebe. Imana baduhere umugisha, umukomere Imana amashyi. Kubera ko n'ubundi mu gitondo haba hakonje, abadiyakoni baraza gukinga imiryango kugira ngo wenda tubone uko ibyo mvuze barabyumvisha. N'ubundi nicyo twashiriyeho isanzwe kumva. Igihe umuntu akomeza kugira gutyo ugasanga uri kwangirikira imbere. Haleluya. Si byose ukangirika kandi wataha ugasanga uvuganye na papa bakubwira ati wambi ntabwo wakoze ibyo nakubwiye, bakomeje kwigira ukuntu. Haleluya. Umukozi w'Imana nawe uri gukamera nawe Imana imuha bwongere uzareba ukuntu bitunganya neza, utemerewe gushiramo ijana ni nka 65% bwaba tuje tutagira nka 90 utaha bazadufasha. Si byose sawa, murakoze. Hanyuma rero ngiye kuvuga nihuta cyane muri kudoda, kubera ko uyu munsi ntabwo ndi buze kwigisha cyane ko gahunda ihari mu gusenga cyane. Amen. Niyo mpamvu ngiye nabariye aba protocole ngo babigenze kuri
hanyuma mfata bibiliya dusome ijambo turi buze kwifasha. Nitwa Rusangiza Jean Dodier, rindi ni Dawidi, cyangwa se rindi zina bazi ni Kajegerezo, nariryo nanditseho iryo zina Kajegerezo kuri YouTube muhambona. Hanyuma naturutse muri paruwasi ya Murehe ku itorero rya Gatuza, hanyuma umuvugabutumwa bwiza, ngaba n'umunyamasengesho. Hanyuma ndi umugabo, ndubatse, mfite madamu, hanyuma mfite n'abana, hanyuma ndumva ibyo bihagije. Reka dusome ijambo ry'Imana. Byakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Byakozwe n'intumwa hanyuma ibice byaho 2 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Muravuze ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'iki abari gusoma, n'umuriro. Uru rifite insanganyamatsiko ivuga ngo mu mwuka wera harimo byose. Mu mwuka wera harimo bingahe? Byose. Hanyuma umwuka wera agereranywa n'ibimenyetso bigera ku 8. Hanyuma icyambere, umwuka wera agereranywa n'inuma. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice byaho 3:22, haravuga ngo nuko Yesu avuye muri Yorodani, umwuka wera amumanukiraho afite ishusho y'inuma. Ngo nuko mu ijuru havugira ijwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, ndamwishimira. Hanyuma umwuka wera agereranywa n'umuriro. Hanyuma iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka ibice 3 ku murongo wa 16, Yohana aravuga ngo ngenda babatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi uzabatirisha umuriro. Umwuka wera agereranywa n'amazi. Hanyuma ku murongo wa 13 Yesu avugana n'umusamariyakazi, aravuga ati wowe amazi uvoma n'ubundi ntazakumara inyota, uzongera ugaruke, ariko ngewe harandi mfite nyaguhaye, azaguhindukiramo isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umwuka wera agereranywa n'umuyaga. Ezekiyeli ibice byaho 37 ku murongo wa 9 haravuga ngo hanurira umuyaga uhuhe wirohe muri iyo mirambo. Ngo nuko ahanura uko yategetswe, umuyaga urahuha, hanyuma iyo mirambo yongera nyibaho. Biravuze mu mwuka wera agera mu byapfuye akabizura. Imana ishimwe. Umwuka wera agereranywa n'ingwate. Iyo dusomye urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba 2 igice cya 1 ku murongo waho wa 22, haravuga ngo yakuhayeho umwuka wera w'ingwate mu mitima yacu. Umwuka wera agereranywa n'ikimenyetso. Iyo dusomye urwa 2 rwa Timoteyo ibice 2 ku murongo wa 19, haravuga ngo dore ku rufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, ruriho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi abavuga iryo zina bave mu bidatu bwanyu. Umwuka wera agereranywa n'umufasha. Iyo dusomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa 15 kugeza 16, haravuga ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data azaboherereza undi mufasha wo kubana namwe iminsi yose. Umwuka wera agereranywa n'amavuta. Iyo dusomye igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 16 ku murongo waho wa 13, avuga ngo Samweli yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka wera akazajya amuzaho cyane. ngo nuko Samweli asubira inama, tuvuge ngo amen. Hanyuma rero uyu munsi wa none ndavugaho gakeya ku mwuka wera mu buryo bw'umuriro, kuko tumaze gusoma ngo nuko indimi ngo zibazaho ngo zigabanyije
ariko ngo zisa n'umuriro. Hanyuma twabonye umwuka wera mu buryo bw'amavuta, tubona umwuka wera mu buryo bw'ishusho y'inuma, tubona umwuka wera mu buryo bw'ikimenyetso, tubona umwuka wera mu buryo bw'amazi, tubona umwuka wera mu buryo bw'umufasha. Uyu munsi wa gatandatu tugiye kurebaho umwanya mutoya umwuka wera mu buryo bw'umuriro. Muvuge ngo amen. Hanyuma umuriro, icyambere nituvuga umuriro ntumve uwo muziko, ahubwo wumve umuriro w'umwuka wera, umuriro wa Pentecote. Icyambere umumaro w'umuriro, icyambere umuriro utanga umucyo. Umucyo bivuga ngo umwuka wera aramurika ahari umwijima, hanyuma hakaza umucyo. Kandi impamvu haba hari umwijima, ikizana umwijima cyose ni icyaha. Icyaha rero umwuka wera iyo amaze kugitwika akakivana muri wowe, hasigara umucyo, hanyuma umwijima ugahunga. Haleluya. Yaritamuruye umwijima urahunga, inkingi y'umucyo ihagarara mu rugo rwanjye. Ndasusuruka nshira n'imbeho, maze n'ijambo bawe n'ijuru. Haleluya. Hanyuma icya kabiri, uyu muriro utuma ususuruka maze no kubiririmba. Hanyuma rero uyu mwuka wera mu buryo bw'umuriro, ikindi cya gatatu ni uko umuriro utwika imyanda. Hanyuma rero niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umwuka wera ngo nubona ingeso zawe uzaze uzitwikisha umwuka wera. Hanyuma rero umwuka wera umumaro tubonye ni uwo ugera kuri 3. Hanyuma tugiye kureba noneho umuriro urimo amoko 3. Hanyuma umuriro mu buryo busanzwe tugiye kwifashisha umuriro noneho wawe dusanzwe muzi urimo amoko 3. Ubwoko bwa mbere bw'umuriro ni umuriro bagifatisha. Mwe murabizi kera iyo abantu bajyaga kurahura barangiza ugashira mu ziko, hanyuma ugacana. Iyo wabaga uri gucana rero ugifatisha, umuntu akaza aje kurahura, hanyuma umuriro utari wacanwa neza, wasubizaga ngo iki? Waramubwira ngo ntabwo urafata. Mu yandi magambo uri kuvuga ati rero kubera ko utari wafatwa, uramutse urahuye kano gakaranazanye wahita uzima, twese tugahomba. Ukamubwira ati witonde rero. Bivuga ngo mu isi y'umwuka rero uyu muriro bagifatisha ni wa muntu ucicuruza umwuka wera bwa mbere. Uyu ari umuntu rero uzura umwuka wera niho bwa mbere ngagifatisha, yava ngo ribi atidakaza niki, agahita azamura ibiciro. Ngaho atangiye ngo kugenda ngo bagiye gusengera abantu barimo abadayimoni, ngo kuko yavuze ku rurimi, ngo wagiye ngo yo hirya ngo gutegura ngo ibintu bibiteze. Urapfa. Weho ntiwari wafatisha nawe ubwawe, uracirema none gutangiye kujya mu mizimu no mu mingiringiri n'ibiki byose no mu barangi, bahita bagukuramo ka gakara wari ufite, ugaruke uri igishushu. Ukwiriye kumenya uri kuyihe etape ikwemerera kujya aho ngaho. Wewe niba uvuze rimwe gusa ngo uri umuhanuzi urakaze kugira ngo noneho utangira kujya mu mago y'abantu ngo kubasengera, barahita bagukuramo n'ako kazima wari ufite. Ukwiriye kumenya ngo umuriro ufite ungana ute muri wowe. Ntabwo twese imbaraga z'umwuka wera tuzinganya.
haleluya. Hanyuma umuriro wa kabiri ni umuriro w'amashara. Umuriro w'amashara, umuriro w'amashara ni ukuvuga uzarebe ufashe amashara cyangwa ibishagari cyangwa se ibipapuro urabitwika, wamara kubitwika ukabona umuriro urazamutse ugeze hejuru, hanyuma nyuma y'agasaha kamwe hanyuma ukabona bise birangiye. noneho wakoramo gutya ukabona nta n'ubwo uri gushya, wahashyiramo n'akaguru ukabona ni ibintu biri gutumuka biri aho ngaho. kagatese uyu muriro ko wawugeze inaha hejuru, none ngaba ndi gushakamo n'akantu k'agakara mu ndahure nkaba ndi kukabura bite. nawe ikibazo ntabwo uriya muriro wiwurenganya ni amashaka. niyo mpamvu muzasanga hari ibintu bihari bikaza bigahitinga bigasakuza we ngo umuporofete ngo umubishopu ngo umuki n'ibiki, abantu bose bakiruka bakajyayo, ariko mu mwanya mutoya bya bintu byari bihitinze, bya bintu byari biri hejuru, wajya gushakamo ikintu gifatika ukakibura. kuko uwo muriro umuriro w'amashara ntutinda, uracana ukagera hejuru abantu bakabona ko bikaze, ariko nta kintu watumarira ntitwarahuraho ngo agire icyo tubona. abo turi kumwe amen. hanyuma rero uwo muriro nawo ubaho. hanyuma hari undi rero umuriro undi witwa uw'inkwi zikomeye, bimwe bitaga inkwi z'imyase. murabizi inkwi zikomeye imyase. noneho izi nkwi rero iyo umuriro wafashwe rero harimo inkwi zikomeye, umeze neza, ntabwo wari wacana umuriro cyangwa se ubugari. mbere ntihari twabonaga umuriro umeze neza, abati umuriro wawotsa akanyama bose nicyo bahitaga babona. noneho hari n'undi nawe guhita batuye umuriro wawotsa w'ikirayi cyangwa ikigori. yewe umuriro nakundaga kotsa ibirayi. iyo basangaga ikirayi mu ziko abaga bazi ko ari cya kajegezi bahita bati nta wundi ugishizemo. noneho bakazajya bati none se ko n'ubundi byo dutetse ari wowe urabijya, ibindi buri gushyiramo n'iki, ariko numvaga nikundira icyokeje. haleluya. numvaga nariya gikora mu kigo cy'ishuri hariya kuri apefote mu Kanama. Agiye nabwiraga umuntu nkamubwira wo mu gikoni nkamubwira aza ugaruka n'ikiri umusore. haleluya. asanga ko nari n'ikiri umusore. hanyuma nigiye kugira umuriro ukamuza ikirahuzo hari n'ikigera atangumuri noneho uramureka akarabo kuko uri izi nyine avuga n'uzana wawe urugero ukamubwira ati ndagira ngo mbabwira ko umuriro ukabwira umuntu uzana ikirahuzo urahurira utanze umuriro ntabwo ari wa wundi dufite ubwoba kuko uri izi nyine niyirabizana watazi kuko ntiwacawe ndagira ngo mbabwira ngo ntiwacawe n'umupasito ntiwacawe n'umudiyakoni. uyu muriro ntabwo ari watwata uyuzubano umuntu yirawucanye bihagije. umuntu kuko ntiwacawe n'urahunu ndagutangariza urahunu n'umupasito ntiwacawe n'umudiyakoni izina rya Yesu. uyu muriro turimo twata uyuzubano yirawucanye bihagije. umuntu wese ukeneye kurahura ndagutangariza ko ntabwo ushaka kuko uyu muriro utazazima mu izina rya Yesu. hera haleluya. kandi reka mbabwire muzi impamvu itorero rya ADEPR duhura n'intambara nyinshi cyane ariko ntirigura cyangwa se ngo rirangiye. kandi reka mbabwire muzi impamvu itorero rya ADEPR duhura n'intambara nyinshi cyane ariko ntirigwe cyangwa se
reka mbahereze iyo pampa. Ibi ni ibintu bibiri. Itorero rya Pentekote ryo mu Rwanda murahita mubona ADEPR mu binyuguti binini. Biravuze ngo twebwe kuntu systeme iteye kuko dufite amazina abiri, ngo dufite itorero rya Pentekote ryo mu Rwanda tukagira nanone ADEPR. Ibintu bibiri. Biravuze ngo iyi ntambara zihagurutse ari nyinshi cyane muri ADEPR, twebwe tuhita duhungira muri indi zina ryitwa Pentekote. Haleluya! Tuhita duhungira muri Pentekote. Noneho twagera muri Pentekote tukahasangamo bati nimuhumure, ntabwo byubatswe n'umuntu, ni jyewe nyiracyo mbyicayemo. Noneho twamenya ayo makuru tukagaruka muri ADEPR. Amen. Niyo mpamvu abantu bavuga ariko intambara ziba muri ADEPR ni kubera iki iri torero ritagwa ritagiye hunguka n'ibyacu udutegera hamwe tugahungira hamwe, uhagurutse intambara hamwe tugahungira hamwe. Intambara ziza muri ADEPR tukajya kuzisengera muri Pentekote. Niyo password mutagira ngo hari mukomere Imana amashuri y'izina rya Yesu. Gucanwa kugira ngo utazima ugomba gushaka icyo bita ikivumbikisho. Abakecuru bo barabizi, kera bakoraga icyo bita bagafata agashitsi. Ntabwo iyi mikorofone iri kuvuga neza ndayireka. Bafata agashitsi murakaza, noneho bakagenda bagashira mu muriro bakarenzaho y'amakara, hanyuma bagashiraho itazi ivu hejuru. Noneho hari igihe twagendaga ukagira ngo niwe ndadu ibintu umuntu yokejemo ugiye guhita ubivanamo, wakoramo kumvura hiya kumbi weho wagiye uri kubona ari ibintu bisanzwe, kumbi harimo akavumbikisha. Ntabwo bavumbikisha ibintu bisanzwe. Icya mbere, iyo ushaka kuvumbika uyu muriro wa Pentekote kugira ngo utazima, intwaro ya mbere, agashitsi ka mbere uvumbikisha nako kwihana ibyaha. Kabiri, aka gashitsi cyitwa gusenga. Gatatu, cyitwa kwiyiriza ubusa. Hanyuma ibyo bintu iyo uri mubikora ukongera kandi gashitsi cyitwa gusoma ijambo ry'Imana, uyu muriro uhoramo. Abo turi kumwe? Amen. Niyo mpamvu umubyeyi wamenye kuvumbika umuriro wa Pentekote akagira agashitsi kitwa kwihana ibyaha, akagira agashitsi kitwa gusenga, akagira ko kwiyiriza ubusa, akagira ko gusoma ijambo ry'Imana. Nubwo yaba asigaranye amenyo 5 mu kanwa ariko uvuga uyu nguyu umuyoberaho mu mwanya mutoya ukumva ngo ndabonye tuzabonye iki ati ndabonye Imana iramwi ateze ibi bintu bivanye wimurenganya yaravumbitse. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo naho umuntu wa hano inyuma yasa ariko w'imbere agenda ahinduka musha uko bwije uko bukeye. Niyo mpamvu buriya mu mwuka nta gusaza kubayo, ariko mu mubiri barasaza, ariko mu mwuka banakomeza kuba basore. Duhereze Imana icyubahiro, yaduhaye ibintu bikomeye cyane. Haleluya. Hanyuma ikintu tugiye bikurikira, ese umwuka wera azana iki? Kuko turi ku ijambo rivuga ngo mu mwuka wera harimo byose. Mu mwuka wera harimo iki? Mubwire ngo mu mwuka wera harimo byose. Ibyo birimo rero nibyo tugiye kureba, hanyuma tujya dusenga. Icya mbere rero, umwuka wera azana icyubahiro. Umwuka wera azana icyubahiro. Ni ukuvuga uyu mwuka wera buriya azana icyubahiro. Kandi mbibutse neza, iyo iki cyubahiro kije, ubundi mwuka wera iyo umuhawe uba umeze nk'umuntu wahawe inshingano, kandi izo nshingano
bakavuga ati mu gihugu runaka, bakavuga ngo yabaye minisitiri w'uburezi. Ni urugero, iyo bamugize minisitiri w'uburezi bahita bamuhindurira ikaritsiye aturamo, bagahita bamuhereza imodoka itandukanye niyo yagendagamo. Gatatu, bamuhereza n'abantu bo kumurinda. Hanyuma kane, n'isoko yahahiragamo rirahinduka bitewe n'inshingano yahawe. Ijuru iyo riguhaye inshingano rikaguhereza Mwuka Wera, riguhindurira ikaritsiye uturamo, rikakuvana mu karitsiye ntibishoboka bakagutuza mu karitsiye igomba birashoboka, bakuvana mu karitsiye igomba ndapfuye ukajya mu karitsiye igomba nzabaho, bakuvana mu karitsiye igomba uzarimbuka bakagutuza mu karitsiye igomba uzabona ubugingo. Tera haleluya. Munyeganyeza umubwira ngo Mwuka Wera guhindurira ikaritsiye, Mwuka Wera guhindurira ikaritsiye ugomba guturamo, ugomba gutura muri birashoboka, ugatura mu ijuru rya gatatu, ukabona Imana iri kumwe nanjye. Tari ibyo kuvuga ngo babimeza gute ngo nta kigero, ngo bameza gute ngo ndapfuye. Oya, Mwuka Wera guhindurira ikaritsiye, akakwereka ubuzima ko buhari, akakubwira ati na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Numva ngeze nko ku isikariye ya kangahe, numva ndimo ndakomanga ku rugi, numva mu kanya hari amatangazo agiye kumanuka. Hereza Imana icyubahiro. Numva hanyuma ni ukuvuga ikintu nashimiye Imana. Rero uyu muntu noneho mwumve Umwuka Wera ukuntu ari ingenzi. Ubundi Imana iyo nshingano yaduhaye, mu yandi magambo uwo Mwuka Wera wahawe, ni ukuvuga ijuru rizana ibintu bitandukanye bimanukanye n'ibyo bintu baguhaye. Ariko muzarebe iyo uwo muntu bavuze ngo nagakiri kuri uyu mwana, ibintu bimubaho ni biki. Abamurindaga bahita bigendera, bahita bamwambura. Noneho aho yajyaga guhahira bakamubwira ati subutu ntuzongere kwinjira muri iri soko, naho bakaba ni ukuvuga ndagira ngo kubwira ngo agaciro ufite ni Umwuka Wera. Iyo utakaje Umwuka Wera uzajya urahita umenya ngo hari n'ibintu watakaje. Haleluya. Hari ibintu utakaje bikomeye. Rero nawe ushaka icyubahiro kandi gifite protection, gifite n'ibindi bintu utasaze, mukwiriye gushaka Umwuka Wera. Haleluya. Icya kabiri Umwuka Wera azana, Umwuka Wera azana igitinyiro. Ndabasengeye muri iki gitondo kandi ndabahendahendera Imana ibampera igitinyiro mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha babyumvishije, Imana ibampera igitinyiro mu izina rya Yesu. Imana ikumpera igitinyiro mu izina rya Yesu. Wamwicaranye mu ikiganza ubwiye agacira igitinyiro mu izina rya Yesu. Acira igitinyiro mu izina rya Yesu. Nyabingi zigutinye, ibitega bigutinye, amahembe agutinye, za shera zigutinye. Tera haleluya. Ugomba kugira igitinyiro. Umuntu ufite Mwuka Wera agira igitinyiro. Agira igitinyiro, nyabingi zikagutinya, amahembe akagutinya, ibitega bikagutinya, abarozi bakagutinya. Ugomba kugira igitinyiro mu maso y'ibitego by'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugomba kumenya ngo mwakiriwe ibintu bikomeye. Hanyuma icyagatatu, haleluya. Icyagatatu, Umwuka Wera azana igikundiro. Iki igikundiro muzerane. Amina. Umwuka Wera azana igikundiro, abantu bakagukunda, abiwanyu bakagukunda, abamuvukana bakagukunda, abamukorana bakagukunda, abakwitorera bakagukunda, abamuri
tugomba gutahana. Icya mbere aguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Kabiri aguhaye igikundiro mu izina rya Yesu. Gatatu aguhaye igitinyiro mu izina rya Yesu. Umuntu ufite igitinyiro, umukobwa ufite igitinyiro ntabwo bapfa kumubwira ibibonetse byose. Oya, ntabwo bamusinyara ngo bari gupfundura byeri. Oya, ngo bari kuvuga ngo kare. Umukobwa wuzuye umwuka wera ntabwo avuga ngo kare. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Cyangwa ngo rwose ngo nutansoma ngo ndapfa ngo ndarangira. Arakubwira ngo ibyo ngibyo byo gusoma nibyo ngibyo. Niba wabuze ibyo usoma, genda ujya gusoma muri Matayo ntihakubana hakeya. Ujya mu byakozwe n'intumwa nuharangiza usoma ibyahishuwe. Ibyo byo gusoma ntabyo nzi. Genda kumwe na Mwuka Wera. Haleluya. Nugushora umunwa ngo bahora bawusoma uvuze amasoma. Najya gusoma ijambo ry'Imana. Aba turi kumwe amen. Basugira kugira ngo umubyeyi wuzuye Mwuka Wera igitinyiro abafite kugira ngo abagabo bose bapfa gukubita ku kibuno cye. Kare baragutinya ntabwo bapfa kugikubitaho. Ariko wowe kubera ko nyine uri aho ngaho ubonetse umukarani umupangayi n'ugukubitaho wahindutse ingoma nuko nta gitinyiro ufite. Nuko nta gitinyiro ufite cy'Umwuka Wera. Ariko bakubonyeho Mwuka Wera, bakabona ufite Mwuka Wera, bakabona ufite Yesu, bagutinya nawe wakongera ukubita ku kibuno cyawe. Turi kumwe amen. None weho utambutse ikibuno cya mama Kadubiri. Ariko tekereza amagambo bakubwira kandi bazi ko ufite umugabo. Nawe ukabitega amatwi ukamera gutya. Ati mihigo pano mnozi ibyo bintu kuvuga nibyo si. Uzagira umenya ngo hari ibintu udafite. Nta gitinyiro ufite niyo mpamvu ari kukubaho. Akira igitinyiro mu izina rya Yesu. Akira igitinyiro mu izina rya Yesu. Abazakiriye mutere haleluya. Nimumvugire Imana. Bahita bakwita mugenzi wabo ngo uriya we ni umurozi kabuhariye. Oya, twebwe dufite za misile zituruka mu ijuru. Haleluya. Kugira se twebwe ibintu biturogora n'ibiki. Ibintu biturogora n'aya magambo tuba turi kwivugira. Yego. Wafite amakacu karareba. Kandi umurozi nawe kukuroga avuga ibigambo. None warabati azatsinze aturike wagera ahantu n'abantu baho mu izina rya Yesu. Haleluya. Bakabati turamuzinze ntazazana wakikubita hano tukabati mani iri mu kazi.
abana bacu bana mu izina rya Yesu twatuye umugisha ku bana bacu aba bana bacu bazindukiye imbere yawe ntibazanywe ibiyobyabwenge ntibazanywe itabi abavuga butumwa bazagirira umumaro imiryango bazagirira umumaro igihugu bazagirira umumaro itorero turasengera aba bana bacu nibabe abanyamumaro babe abanyamugisha mu izina rya Yesu ubarinde satani barinde abatayimoni barinde imyuka mibi ubarinde umwuka wo kwambara ubarinde imyuka yo kuba ibirara mu izina rya Yesu tubirukanye imyuka mibi turakubita hasi turasenya turarimbura ibitabo by'Imana byose bibatinye mu izina rya Yesu abana bacu turabakuburikiye turabaguhaye ubane nabo ujyane nabo ku ishuri ugarukane nabo ubahereza ubwenge ubahereza kwitonda ubahereza disipurine urakoze kuri Imana ibitanga turagushimiye kubikoze aya mashuri yawe tugushimira Yashira nigata ariko Yesu ujuhinduka kukwizera haleluya haleluya dushimire Imana yacu tuyikomera amashyi Turakoze cyane dushimiye umwigisha wacu tumusabire umugisha Imana umugisha kandi tubone rero kumwinasho iragenda henshi cyane ivuga ubutumwa rirerire ariko azagira gute